Mana yacu iri mu ijuru, tuje imbere yawe duciye bugufi, turagutabaje ngo udutabare. Isi yose icitse intege, abana bawe bakeneye igisubizo kivuye iwawe. Mbega ibihe bigoye byugarije isi ya none, aho ubukungu bwayo bwamaze gukendera, abaturage bamaze gutenebuka rwose, baribaza ibyahazaza bikabayobera, bagatekereza cyane kubaho kw'imiryango yabo. Erega byarahanuwe ngo nimubona ibi byose muzararame murebe, mu ijuru niho gutabarwa kuri, kandi hahirwa uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo. Erega byarahanuwe ngo nimubona ibi byose muzararame murebe, ijuru niho gutabarwa kuri, kandi hahirwa uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo. Dufite isezerano ridakuka, kuko wasize uvuze ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, kubaho ni namwe muzabera. Iryo rituma tudakuka imitima, kuko niyo byaba n'urupfu tugushikamye mu Mana. Irondabwoko rikabije ryamaze gufata indi ntera, kandi Imana irema umuntu ntiyigeze ishyiraho ubwoko. Kurwanira imyanya y'ubuyobozi nabyo byamaze kuba gikwira, mu madini ndetse n'amatorero ubwumvikane ni bukeya. Imana dukeneye ubutabazi buvuye mu ijuru iwawe. Erega byaravuzwe ibi byose muzararame murebe, ijuru niho gutabarwa kuri, kandi hahirwa uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo. Erega byarahanuwe nimubona ibi byose muzararame murebe, ijuru niho gutabarwa kuri, kandi hahirwa uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana